We mume Mungu nakanyesha agiye niba nabambwe ikiriya we amugiremo ugiye ndimo bitatusha wamaye niyo sari shabara kworohereje mucunga n'igisafa Saraki koko Debera sha nuko nta gitipi gucumira ngaha rero ugiye kureba ikimbabaza nani isori gifite uracika wo dore ko gikanura dore mbese uranita yibone kenya n'undo nibyo mu mubwira uhekenyere muri gereza naribi reba ndagaje uranita yimone na muri sibyo mubwira mbona bisa nkaho umwotsi ushatse kunyica cyane yego ariko ubwo umuhungu nawe maze kumubwira ati icara aho ngaho nakoresheje uburyo bwose bushoboka mpita ninjiyemo abantu barakomera ati ntuzati ahubwo urapfiramo nawe mba ndatambutse kuko we akimara kujya kubikora yaragiye abwira nyina ngo mama ngo mpa telefone yawe aba arayimwatse aba arayizimije ahita akinga urugi rwo mu gikari ubwo umusaza yarari mu nzu bo bonyine agiye mu nzu ubwo ahise amusanga mu cyumba icyo yakoze n'iki yahise amuboha aboha papa wiwe yamuboshye ahita amumena esanse mu mutwe ubwo rero icyo nakoze mu gihe nari maze kupa fizibure ngo avuga ko ngo ise yaba yaramubwiye ijambo ngo ryo kuvuga ko atari umwana we ngo icyo ari cyo cyatumye mbese niko yanabibwiraga n'ubuyobozi nako na polisi na RIB ko ngo icyo ari cyo cyatumye ngo atekereza ibyo ngibyo ngo ibyo byahise bimutekereza kuba ngo n'ibyo yamukoreye imbere byo kuba yarafunzwe cyangwa se n'icyo bintu twahoraga yarajyanywe taranzite avuga ko ibyo byose byahise bizamukira aho ngaho akaba ariyo mpamvu nyine ubwo yahise afata icyo cyemezo ko byarangiye apfuye ameze ngo nyine yapfuye n'undi ashinyitse nta nyama yari iriho nuko umwana nyine ubushye gusa nuko nta kindi twari gukora rero yahiye nyine arangira gusa icyo twakoze mu bigaragara iyo tutabasha kuzimya umuriro undi aba yagumye gushya ikintu twakoze nyine twajimije umuriro yego tumurekera aho ngaho nyine polisi niyo yigiriyemo nyine umukecuru aje kudutabaza ubwo twe twabonye umusaza ingofero niwe yabanje gushyira mu maso nuko birangira nyine ahiye twe nta bushobozi twari dufite bwo gutabara kuko yari yasutseho esatse icyumba cyose kiri gushya kandi ahantu hose yari yafunze ubwo muhungu yaba yagumyemo amaze kugumamo amaze kubona umusaza birangiye nibwo yakinguye arasohoka guca inshinga z'amashanyarazi kugira ngo nawe adahiramo amaze kuzica ubwo wagumamo ubwo yaravuye mu cyumba acanye ahita asohoka ajya ahagana muri salo ategeza ko byarangira ubwo we yasohotse n'ubundi abizi neza ko ibintu byarangiye nibwo bampamagaye barambwira bati mwene siko baramutwitse ndabaza se ni wowe batwitse bati ni Kayitsinga ese yabatwitswe nandi bati ni umwana we ndabaza se uwo mwana we wamutwitse umutwitse ni wowe bati ni wa wundi wikize igihazi bucura bwe ukubera ko narenda ahantu n'ubundi yitabye Imana kwa mudugudu byabaye ngombwa ko ntabona uko nambuka ngo nze hano mu gitondo mbyuka kare kare nza kureba ibyabaye naje mpageze sanga icumba bamutwikiyemo ibintu byose byahiye ni iki ngiki cya hano ni wakiri haraguru gusohokera mu mbuga gisohokera hari inyuma yego uno kuvuga ko kugira ngo babashe no kuzimya idirisha babanje kurikuramo barazimya ariko basanga umuntu yamaze gusha yashize ubu rero ndumva amakuru nta wari uzi ko ari nahangaha njye natangajwe no kumva nijoro ngo yishe se ngo yamutwitse yego ubwo nanjye kubera ko mba nsa naho ndi njyenyine
umugore wanjye yaramugaye sinjya mbona akanya yo komera ubwo rero mbura akanya cyo ukora kukuhagera ariko kumva ngo Kayitsinga yapfuye yishwe n'umwana byababaje abantu benshi cyane buriya umuntu agira urupfu yakagombye kwiharira ariko cyane ku rubyiruko rw'iki gihe no ku babyeyi twebwe tungana gutya keretse Imana yazaturengera urubyiruko umwana asigaye ari urubyiruko yagenda akanywa ikiyobyabwenge akaza atifuza kugira ngo ababyeyi babeho urwo byo ntabyo yagiraga ariko nyine gusoma ku icupa ntabwo umuntu yarireka gusoma ku icupa nawe ntiwarireka nanjye ntabwo narireka icupa aya makuru nayumvishe mu masaa 7 z'ijoro numva induru ziri kuvuga ariko ngiye kumva numva ngo umwana yatwitse se ngo yamuhambiriye azirika amaguru ngo afunga umunwa ngo aramutwika ngo amenaho esanse yaratwika ibyo ntabwo ari ibintu mu rugero rw'urubyiruko ngicyo navuga icyifuzo cyane ngende yayikarindwe reka mbaze nkubwire nk'umuyobozi nanjye mu rwego rw'ubuyobozi naciye muri umusirikare ntahutse vuba sinatinya kubikubwira rwose igisirikare nkivuyemo vuba Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Kera kuko uyu mudugudu mubayemo igihe kirekire, mubayemo igihe kigera nko mu myaka 20. Nta kibazo rero naho wenda yarafitanye n'abandi baturage, nanjye aho ngiriye ku buyobozi bw'uyu mudugudu nta kibazo yigeze agirana n'abaturage. Mbere y'ibindi byose tubanze tuguha ikaze, twahise tukwakira tutaraguha ikaze. Ubundi witwa nde, amazina yawe muri uyu mudugudu? Kanga uri muravuga nk'umuturage n'ubundi muri rusange. Nje nitwa Shakineza Teofila, akaba ari nge uhagarariye uyoboye uyu mudugudu wa Gahinga. Shakineza umuyobozi w'umudugudu niwe turi kumwe, uhagarariye Perezida wa Repubulika mu mudugudu, kuko stati itegeko nshinga guhera ku mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu. Ubu rero wowe uhagarariye umukuru w'igihugu muri uyu mudugudu. Hanyuma hari gahunda twaganiriye n'umugabo umwe atubwira ko ari umujyanama mu kagari, atubwira ko ari na vice chairman mu mudugudu w'umuryango RPF Inkotanyi. Namwumvise ni intore. Hanyuma we nk'umuyobozi w'umudugudu, abantu bameze nk'ibirara, bitwara nk'ibirara, badakora, babakobwa bigira indagamirwa, batagira akazi, badashaka gukora, badashaka kugira ngo bagandukire gahunda za leta, bene abo ngabo ubundi mubakoresha iki iyo mubonye bameze gutyo mubyifatamo muti? Ubundi mu bigaragara icyo nicyo tugerageza gukora nk'ubuyobozi bw'umudugudu cyangwa se n'izindi nzego zo mu mudugudu, ni ukubanisha abantu neza mu mahoro. Ibyo tubikora mu nama, mu nteko z'umudugudu, ibyo bintu duhora tubivugaho. Ariko urumva ko ibi bintu iyo urebye impande n'impande biri ahantu hose, mbese nta uri kumenya ikiri kubitera ibi bintu. Ubwo rero urumva ko twe ntacyo tuba twakozwe, yaba n'uyu musore wabashe gukorera se ibingibi. Twagerageje hari mu mwaka wa 2022 ubwo uyu mwana yarekaga ishuri, yaje hano mu rugo, akajya mu rugo agashaka kudakora. Bibaho no gukorakora ko n'umusaza yabaga afite udufaranga, rimwe na rimwe akadutwara. Nk'umusaza akatubwira, twanaza twanamufata rimwe tugasanga hari ayashigaje tukayamusubiza. Rimwe biza no kugeraho nyuma ku bwa nyuma bamujyana Taranzite, turamufata ajyanwa Taranzite ku ruhuha, agezwayo. Nyuma yaho rero aragaruka tugira ngo umwana yisubiyeho, ariko igihe kigiye yafashe icyemezo cyo kugira gute cyo kujya i Kigali. Ubwo yahise ajya i Kigali, ariko nyuma ya mu mezi 3 akagaruka inahangaha. Ariko ubwo avuga ko yiboneye akazi nyine Kigali ariho ari gukorera, akagaruka inahangaha mu rugo akamara nk'iminsi 5 agasubira iyo yakoreraga. Rero ubwo muri guhera ndumva muri ino minsi ho yaramaze nk'amezi 3 tongera kugaruka. Rero amaze ibyumweru 3, yaramaze ibyumweru 3 agarutse mu rugo. Ubwo rero twari tuzi ko ari bisanzwe n'ubundi, ubwo yagiye n'ubundi azongera agasubirayo. Ariko ubwo birangira rero ku mugoroba, ubwo natwe twatabazwaga
batubwira ko umwana atwitse se, ariko ubwo twari twabanje kuba abantu bahuruzaga bavuze ko hahiye. Twebwe tuhageze rero dutabaye nyuma ya nibwo twahise dufata amakuru ko uwo muhungu ari we umutwikiye mu nzu. Ubundi uyu musaza afite abana bangahe? Urebye muri uru rugo nzi ko harimo abana bagera nko muri 5. Inzego z'umutekano mukimara kumufata yavuze ko yatwitse se akamwica kubiriha impamvu. Njye ubwanjye na polisi itarahagera nabashije kumubaza ambwira ko ibintu yabikoze ngewe nta kindi nta n'icyo ari burenzeho ko yabitekereje ku bushake bwe. Ubwo nyuma yaho nabwo avuga ko ngo ise yaba yaramubwiye ijambo ngo ryo kuvuga ko atari umwana we, ngo icyo ari cyo cyatumye, mbese niko yanabibwiraga n'ubuyobozi nako na polisi na RIB, ko ngo icyo ari cyo cyatumye ngo atekereze ibyo ngibyo, ngo ibyo byahise bimutekereza kuba ngo n'ibyo yamukoreye mbere byo kuba yarafunzwe cyangwa se n'icyo bintu twahoraga yarajyanywe taranzite. Avuga ko ibyo byose byahise bizamukira aho ngaho, akaba ariyo mpamvu nyine ubwo yahise afata icyo cyemezo. Avuga ko nubwo ngubwo muri uwo mwanya we yahamagaye na ba nyirasenge na bashiki be ngo ababwira ko ngo agiye gufata icyemezo ndakuka, ariko nabo ubwo urumva ntabwo bari bazi icyemezo icyo afata icyo ari. Yari yabanje guhamagara. Yari arimo guhamagara. Yacuze umugambi. Arawutegura. Ubwo urumva ko nabo ntibari bazi icyo cyemezo ndakuka ari gufata icyo ari cyo. Urumva nabo nyine babimenye nyuma batabaye, cyangwa inkuru mbi nyine imaze gusakara mu mudugudu. Birangira gutyo rero, ubwo nuko byagenze mbese. Uyu musaza numvise ngo yarari mu myaka 70-80. Urumva ko yari umusaza, yari umujyanama w'inararibonye. Ubuze umusaza mu basaza, ubuze umujyanama ukomeye mu mudugudu. Ubundi mu mudugudu mu bitekerezo byatangwaga, uyu musaza yakundaga gutanga ibitekerezo. Uyu musaza nta kibazo yatanga ibitekerezo byubaka, kandi yaba gahunda za leta zisabwa mu mudugudu zose yazubahirizaga, yaba inama, yaba umuganda, yaba umusanzu w'umutekano. Nta kibazo rwose yari afite twari dufitanye nawe. Reka tubaze tuganize n'uyu musaza nawe. Neza. Witwa nde, utuye he? Yabanyita Hamuyarinde Celestin. Hamuyarinda Celestin. Ntuye hano hakurya mu Rusagara. Yego. Umusaza witabye Imana rero ni mwene data. Mwene data ubona ukuvuga mwene so muri Kristo cyangwa muri famiye? Muri famiye. Ni mwene data muravukana? Yego. Wowe uri mukuru, wowe uri muri nawe? Yego. Polisi hano tukwihanganisha. Uriya rero nimuganga saa 12. Yego. Nibwo bampamagaye barambwira bati mwene sko baramutwitse. Yego. Ndabaza se ni buhe batwitse, bati ni Kayitsinga. Ese yabatwitswe nandi? Bati ni umwana we. Ndabaza se umwana we wamutwitse, umutwitse no wowe? Bati ni wawo ndi wikize gihazi. Yego. Bucura bwe. Ukubera ko narinda ahantu n'ubundi yitabye Imana kwa mudugudu. Yego. Yabaye ngombwa ko ntabona uko nambuka ngo nze hano. Mu gitondo mbyuka kare nza kureba ibyabaye. Yego. Naje mpageze sanga icumba bamutwikiyemo ibintu byose byahiye. Ni iki ngiki cya hano? Ni okiri haraguru gusohokera mu mbuga. Gisohokera hari inyuma. Yego. Uno kuvuga ko kugira ngo babashe no kuzimya idirisha babanje kurikuramo. Barazimya ariko basanga umuntu yamaze gusha yashize. Ubu rero ndumva amakuru nasanze ahangaha kwa mwene dataraye. Hanyuma mwene uravuze ngo ni mwene so. Ubundi umwirondoro wa muzehe nyirizina yavukiye he, akurira he? Yavukiye hano nyirizina, akurira hano cyangwa? Kayitsinga yavukiye mu karere ka Nyabihu. Ka Nyabihu iburengerazuba. Burengerazuba. Wamaze kuhavukira yabaye ngombwa ageze igihe cyo gushaka. Yarashatse amaze kuzana umudamu ahita yimukira nanga mu Bugesera. Yego. Maze kumukura hano mu Bugesera atura hariya Nyabagendwa. Yego. Atuza umugore mukuru. Yego. Maze kuba mutuza nyuma yaho yabaye ngombwa umva ashaka kuzana undi mufasha, azana nyina w'uyu muhungu wakoze aya mahano. Amutuza hano bita Rompuwe.
hano turi ni muri rompo. Yego. Hanyuma umugore mukuru wa Nyabagendwa aracyariho? Umugore mukuru wa Nyabagendwa aracyariho ariko yimukiye mu Mutara. Yimukiye mu Mutara. Nuvuga ngo umugabo we yapfuye waba mu Mutara. Abana nyirizina abana b'umugore mukuru abana size muri rusange ni bangahe? Ntabwo umubare namenya neza. Yabye abana benshi. Nko mu muryango ikibazo cy'uyu mwana Iradukunda Iranzi yitwa Irakiza. Cyari ikibazo mu muzi gute mu buhe buryo ese mwamara gifasheho iki mwamara gikoze kimwe umuryango kugira ngo yenda mube mwarinda urupfu ko yaruvuze kera ukurikije ibyo twagane n'abaturage. Icyo kibazo rero cya Irakiza je ntabwo naje kukingiramo gusa uretse ko nari nzi ko ari umwana wabucura uba mu rugo ahangaha ariko akaba akunda kugira gute kugenda aje azakegara akabayo yamara kuba yakazagera akabona ibyo afata byasaka byiba akagenda akabyongera uri. Ni bya bindi bavuga ngo utazizi narabyaye azira narashatse. Ubutumwa utanga nubuhe ku babyeyi babyaye ku urubyiruko rwitware gute mu gihe gisa nk'iki kuko urabona nk'ubu nawe agiye gufungwa burundu nahamwa n'icyaha azafungwa burundu azakatirwa burundu ntazongera kuba ku isi ntazongera gusohoka ku isi ntazashaka ntazabyara nta kimukomokaho azagira mu buzima bwiwe bwose. Izo nizo ngaruka rero z'umuntu wakoze icyaha cyo kwica. Iyo niyo ngaruka. Yego. Ubuze mukuru wawe ubuze n'umwana wawe n'umwana we muramubuze bose murababuze. Icyo kintu kirababaje cyane. Kirababaje icyo kintu nagira inama ku rubyiruko gusa nkuko turi hano bakaba bareba ibyabaye bakagombye kumva ko umuco ari mubi ntagire wifuza kuzawukorera umubyeyi we. Gusa noneho ikindi kintu nabona nakangurira urubyiruko nuko wari uri hose rwakurinda ibiyobyabwenge. Hanyuma niyo umusore yagerageje gutwikiramo papa wiwe nta nubwo yagerageje niyo yatwikiyemo umubyeyi wiwe. Hanyuma abatabaraga cyangwa se abahuruye bagerageje kugira ngo bace muri aya madirishya hanyuma babona ntibikunda ariko kandi bagerageza gushakisha ubundi buryo bwose babasha kugira ngo bafate uyu musore wabashe gukora amabi. Mu by'ukuri murabona ko ari inzu yari yubakitse ni inzu ifite amagiriyaje. Aha rero naho bagerageje gukingura kugira ngo barebe ko bahanyura ariko bagerageje biranga. Murayibona ni inzu mu by'ukuri umusaza ntabwo ari urugo rwasabaga umunyu. Murabona ko uyu mwana ntabwo ari ukuvuga ngo ni umwana wishwe n'inzara, si umwana wishwe n'inzara, si ukuvuga ngo ni umwana wabuze uko ajya ku ishuri, ahubwo ngo ni umwana wari wanananiranye yaranze ishuri, yaranze kujya ku ishuri, ajyanwa no muri transiti hahandi mu kigo cy'ingororamuco, ariko uyu mwana ava yatagororotse. Mu by'ukuri nk'uko mubyitegereza rero inzu ni iyi ngiyi. Munyemere rero twerekeze mu gikari tujye mu rugo nibabasha kuduha karibu hanyuma tuganire na bamwe bo muri uru rugo. Oh sorry. Yes. Birashoboka ko. Yes, twari dukomanze rero dusaba karibu. Mama bakinze mama. Bakinze twari dukomanze rero dusaba karibu kugira ngo tuganire turebe tugaragaze inyuma mu gikari aho abantu babashije kunyura batabara ariko umwana w'umusore umwe ntabwo yemeye ko twinjiramo. N'uburenganzira bwabo buriya ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu abure uwe ntabwo byoroshye birababaje biteye agahinda ariko kandi reka tubwire abantu ubutumwa dushobora kuba twatanga. N'ubutumwa tubwira abantu ngo ntabwo bikwiriye ko abana bakwiye kuba ibyigenge, ntabwo bikwiriye ko abana bakwiriye kuba
bashobora kuvutsa ubuzima ababyeyi bababyaye kubera yuko ntabwo umwana yibyaye kugira ngo ajye ku isi. Ese uvutsa ubuzima umubyeyi wakubyaye, ese uvutsa ubuzima umwana wabyaye, ese uvutsa ubuzima umuturanyi wawe, ejo uzi bizagenda gute? Uyu mwana rero naramuka hamwe n'iki cyaha azakatirwa burundu, atazongera kureba umuntu wo hanze, atazongera kureba umuntu wari we wese, atazongera kurya icyo ashaka, ahubwo azajya agaburirwa nk'uko abandi bagaburirwa gusa. N'uguhombya leta. Twaganiriye n'abaturage bamwe mu minsi yashize ubwo mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, ubwo umusore yafataga umugore akamukubita inyundo akamwica, baratubwiye bati igihano cy'urupfu iyo abacyagarukaho byari kuba byiza, uyu muntu akajya yicirwa aho yabashije kwicira undi. Rero tubabwire ngo mu by'ukuri muri abantu namwe mukomeze kuduha ibitekerezo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka tuganirize uyu mubyeyi atubwire uburyo yarazi uyu musaza witabye Imana. Mama muraho? Muraho neza. Uyu musaza yari umusaza mwiza cyane. Amazina yanyu? Amazina yanjye nitwa Mukarurangwa Yosefa. Yego. Ubwo ngubwo twarabanye, tumushyingira nyina w'uyu mwana, barabana, nta mahane yigeze abaho, arabyara, arashyingira, kugeza ubu ngubu rwose yari umusaza mwiza w'intangarugero. Yari umusaza mwiza w'intangarugero, wagiraga akabazo akaza akakuhera amafaranga, ugakemura akabazo kawe ukazayamuha wayabonye. Ubwo ngubwo rero umwana ibintu yakoze ibintu by'indengakamere. Kubona rwose afata umubyeyi we akamutwika kuriya, ari we mwana yari asigaranye, ari we yashakiraga ubutunzi, ariko akamutwika akaba abuze byose. Akamutwika akaba abuze byose. Biravuga yuko ngo uyu mwana ngo yabwiye ubuyobozi ngo se ngo uyu musaza ngo yari yaravuze ngo si umwana we, ngo ibyo byose rero ngo byamuzamuriye ngo isukari ndende cyane, ngo habanza guhamagara ba nyirasenge arababwira ngo agiye gukora igikorwa kigayitse. Oya, ni umwana we ndabizi rwose. Umva ajya no kumubyara rwose, bagiye kwa muganga nsigara mu rugo, mbese mama we ni umukobwa mukuru wanjye. Ubwo nsigara mu rugo mbashakira icyo kurya, ngira gute, bapfa kwa muganga basanga nabitunganije byose. Umwana bahugurye usibye ko ari umwana washatse kunanirana, ariko rwose ni umwana we. Urebye nk'umubyeyi wabyaye, uri umubyeyi wabyaye, urabona ko usheshe akanguhe, urakuze, uri umukecuru. Tumaze iminsi twumva impfu mu murenge wa Mayange, si muri Mayange gusa, by'umwihariko mu karere ka Bugesera. Twarazumvise muri Mayange, ariko umurenge wa Mayange wo wagira ngo utabyemo abazimu b'urupfu buri gihe. Umuntu akibaza ngo hari umugore wishe umwana w'umuturanyi we hano haruguru mu minsi ishize, hari umugabo wishe umugore we ejo bundi kuri Mbyo, hari undi mugabo wishe umugore nanone. Twagiye twumva impfu zitandukanye, by'umwihariko mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange wo uri ku isonga. Mukecuru, izi mpfu ziterwa n'iki? Izi mpfu rero akenshi ziterwa no kunywa ibiyobyabwenge. Utanyweye ibiyobyabwenge ntabwo wategura umugambi nk'uyu nguyu. Hano mu murenge wa Mayange ni umurenge tubona ko ari umurenge munini, ariko kandi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iharanira buri gihe tugira imiyoborere myiza, umutekano ni wose, iterambere ni ryose, ariko kandi ugasanga hari abana bigize abahirimbiri, bigize intako. Abana bameze nk'abo ni iki wababwira mu gihe bashobora kuba babona ibiganiro by'aya mateleviziyo atandukanye? Icyo nababwira, bagomba kuba abana bagakora nk'uko rwose n'uyu nguyu bakuru be barakoze pe, barakora rwose, birwanaho, mbese ku buryo bushimishije, bakoresheje amaboko. Ariko we yanga kwiga, yanga no gukora, ahubwo akajya acunga ifaranga ryamuzeho arikiza akaritwara. Yanze kwiga, yanga no gukora, akajya acunga ifaranga ry'umusaza akaritwara, kugira ngo ategure igikorwa cyo kugura esanse. Hari undi mupasiteri uherutse kwiyahura muri Gasabo witwa Indera, yiyahuje esanse. Uyu mwana w'umusore nawe yaguze esanse, arabitegura neza yo gutwika se. Iki gikorwa kigayitse ku buryo abantu batangiye kudufungira, abantu batunze imodoka ubu tugiye kujya tubura esanse yadushiriyeho. Uzajya utuma umuntu uti ndashaka esanse bayikwime, kubera iki? Kubera yuko harimo harakorwa ibikorwa bigayitse by'abantu bagura esanse zo kwica abandi no kwiyahura. Mubyeyi nk'umukecuru, inama utanga n'izihe?
inama ntanga no gukurikiriza ubuyobozi ariko ndabona wa uteze igitambaro nk'umwadeperi uri umwadeperi uri umwadeperi ubwo ngubwo rero ibintu by'ibiyobyabwenge bigacika wamubonye perezida wa Zaburisha ujye uyumva ndayumva ubwo ngubwo rero ibiyobyabwenge byose twakongera kuba bamwe abana bakumvira ababyeyi n'abakumvira abana babo umuyobozi w'umudugudu turaganiriye mu kanya natubwiye ati ibi ni ibyahanuwe ibi bintu nawe nk'umwadeperi urabona ari bya bindi byahanuwe baravuze ko mu bihe bya nyuma nyine umubyeyi umwana azica se umubyeyi akica umwana mbese ibintu nk'ibyo nyine ibyo byo byaravuzwe twari dusabye karibu kugira ngo twinjire mu gikari aho batubwiye binjiriye bajya gutabara ariko hari umusore turabona yakinze ntabwo twa forusa umuntu ariko kandi bari mu gahinda hanyuma ibi bintu rero urasaba iki ubuyobozi by'umwihariko inzego z'umutekano ni ugukaza amarondo bakakora inama nk'uko bakajya bigisha abantu ugukaza amarondo bakajya bigisha abantu hanyuma twabwiwe yuko n'ubundi irondo ryari ririmo rigakora ari naryo ryabafashije kugira ngo uyu musore afatwe atabacika ikintu kijyanye ni ahubwo se ubwo ni irondo ribura irondo harabura cyangwa harabura umutima w'umuntu umutima irondo rwose rirahari n'ubu ryari rihari ku mugoroba dufite ubuyobozi bwiza dufite perezida wa repubulika ushakira umutekano buri munyarwanda wese dufite ingabo z'igihugu dufite polisi y'igihugu dufite urwego rw'ubugenzacyaha dufite iperereza abo bose barahari kandi barakora ubuse bazakora iperereza ryo kwisura y'umuntu bakora n'iperereza ry'imitima y'abanyarwanda nicyo kibazo rero buri wese agomba kwisubiraho akisubiraho akavuga ati ngomba kugira umutima wa kimuntu umutima wa kimuntu icyo nicyo kibura kugira ngo rero bigerweho birasaba iki gira icyo usaba abantu muri rusange icyo nasaba ni uko nyine abantu bose bajyaho bakumvikana bakumva ko bagomba kubona ibintu babikoreye nta kuvuga ngo ibi nibi ngo impa nawe agakoresha amaboko ye yashoboye gukoresha amaboko ye na wa mutima wa kimuntu yawugira yashoboye gukora ashoboye gukora yawugira reka ngerageze nimero y'umuyobozi w'akarere ka Bugesera ku murongo wa telefone twumve ko atwakira wari mu manama agiri ava mu nama imwe ajya mu yindi ni mu nama ashobora kuba ari mu nama kubera yuko rwose ntihari kango kwitaba ndabizi neza iki ni ikintu twaganiriye ejo bundi arambwira ati dukomeje ingamba zo kugira inama abaturage no kubigisha yego birashoboka ko ari mu nama reka tubaze uyu musaza nawe ni umusaza w'inararibonye n'umusaza watabarutse wavuye muri iyi si wishwe n'umuhungu we biragaragara ko yara amuhingayinga muze mwaramutse neza amazina ya nyuma uyu musaza Kayitsinga yari umugabo witonda yari umugabo ukundana n'abandi yitwaga Kayitsinga irindi Kayitsinga Samuel agakundana n'abandi n'abana be ndetse ba mbere bari bameze neza ariko uyu nguyu Irakiza ntabwo kuva ahatangira kumenya ubwenge batangiye kujya ashaka kumuhiga kuva kera. Irakiza n'uyu muhungu wa wishe papa we wamutwitse Kayitsinga Samuel ni papa wapfuye. Ubwo rero uriya mwana amateka ye cyane muziho yabonaga amafaranga akagenda agahiga amafaranga yose yabitse umwana akayamwiba akagenda akayanywera yari ikirara noneho uburyo yari adashobotse yamara kuyanywera akamubwira ngo n'ubundi ngo nzanakwica
akakubwira ngo nzanakwica. Intego ye ntabwo yari y'amahoro, ahubwo yari afite intego yo kuvuga ngo azamwica. Ntabwo ari iby'uyu munsi gusa, hari n'aho bagiye mu mudugudu ibintu biragenda birandikwa, Kayitsinga arabyanzuza, noneho amaze kubyanzuza umwana abaho ngaho aje i Kigali. I Kigali arahaba no kuri uriya munsi wa nimugoroba nta wari uzi ko ari n'ahangaha. Njye natangajwe no kumva nijoro ngo yishe se ngo yamutwitse. Ubwo nanjye kubera ko mba nsa naho ndi njyenyine, umugore wanjye yaramugaye sinjya mbona akanya. Ubwo rero mbura akanya cyo gukora kukuhagera. Ariko kumva ngo Kayitsinga yapfuye yishwe n'umwana byababaje abantu benshi cyane. Buriya umuntu agira urupfu yakagombye kwiharira, ariko cyane ku rubyiruko rw'iki gihe no ku babyeyi twebwe tungana gutya, keretse Imana yazaturengera. Urubyiruko, umwana asigaye ari urubyiruko, yagenda akanywa ikiyobyabwenge akaza atifuza kugira ngo ababyeyi babeho. Ibiyobyabwenge bakunda gukoresha abana bikoresha ibintu bya biriya by'ibyuma bwa suruduwire nuko ubwo nibyo banywa, ugasanga nabo ubwabo bataye umutwe bakayoberwa no kwiyobora ngo bacunge ubuzima bwabo. Niko babayeho, bakifuza kugira ngo basebanye n'ababyeyi aho kugira ngo yikorere. Muze ku myaka ufite, ibi bintu byabaye hano kuri uyu musaza Kayitsinga, nubwo akanga ubibonye ko ibyo ari byo byose ibi bintu byabaye ni ibintu abantu batari basanzwe bumva. Kwica umubyeyi ukoresheje uburyo bwo kumutwika, nubwo akanga ubyumvise aya mahano, wowe wayahanura gute nk'umusaza mbona wimviza uruyenzi rwose? Bino bintu byanteye ubwoba. Aya mahano ni amahano akaze. Twebwe turiho turava mu nzira, ibi bintu niho twabibona, ariko urubyiruko, abana twabyaye nta mutima wa kimuntu bafite. Kumva ngo wafashe umuntu ukamutwika ari so wakubyaye ni ikintu giteye ubwoba cyane. Ni ibihe bigoye cyane. Yenda niki kintu wakwisabira ababyeyi? Byari byose ashobora kuba harabayeho uburangare, kuko ku mwana niba acura umugambi wo kumwica akabivuga bikagera naho ngaho ashobora kuba harabaye uburangare. Ni ikintu ubona cyaba cyarabayeho ikosa ku burangare, haba ku buyobozi, haba kuri mwebwe abaturage babaye hano hafi, kuko byari byose ntabwo bino bintu urumva ko atari ibintu bishyashya. Niba ubuhe burangare bwarabaye n'ayo makosa yabayeho, wabwira n'abandi babyeyi barahanga kugira ngo hatazongera kuba ikintu nk'iki ngiki kibi cyane? Buriya hari icyo nakubwira, umubyeyi ararera. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.